hot guest show is back with the hottest guest ever. Nyuma yo kugira ngo mumutore muri benshi, mumuha amajwi menshi cyane, mumuhundagaza amajwi menshi, mumwere ku rukundo rudasanzwe n'uburyo kimushaka ko ari bubayobora muri no manda y'imyaka 2 yo guhera 2018 kugeza 2020. Uyu munsi mu kiganiro cy'uyu munsi, muri show y'uyu munsi, muri the hot guest show y'uyu munsi, twarebye tubona nta wundi muntu tugomba kubazanira uretse Mr. Chairman wa Diaspora ya China. Uwo nta wundi mwitoreye ni Mr. watashi wacu akanyamuneza nikose mu bantu tera intambwe uzusanga duhuze imisaya imisambige Amerika na Aziya Uburayi na Afurika ducinya akadiho duhuze urugwiro uyu n'umudiho igihe niki isahani intego nimwe y'ubudatanya aho uzajya nzagukurikira uramurikira nyemerera tujyane aho uzajya nzagukurikira uramurikira nyemerera tujyane bive Diarabi murakaza neza muri studio za Telesonga. Mwakoze cyane. Mwakoze kwitabira utumire bwacu. Mwakoze. Ikibazo cya mbere turaheraho, urabanza utwibwire neza, utubwire abantu batakuzi, uduhere imuzi, uhere hasi, utubwire Steven ni muntu ki, tubwire uri mu Bushinwa gute, nkande ukora iki mu Bushinwa, noneho utubwire no kuri ka education background kawe ho gatoya tukumenye neza. Mwakoze cyane. Kumaka kanya kuba nasuhuza abadukurikiye bose mwiriwe. Nitwa Steven Mushaija nkuko babivuze hejuru, nkabande ubundi perezida wa Diaspora y'Abanyarwanda mu Bushinwa bwose. Background yanjye education ni electronic engineering, electronic and information engineering, nanga sibyo bajya bita double E. Nkaba nigira ku university yitwa USTC mu ncamake, nyirambuye yitwa University of Electronic Science and Technology of China. So ubu ngubu akaba ariho mbarizwa nkandi mu mwaka wanjye wa nyuma nsoza. Kinde background yanjye education ya kera nibyo nigiye mu Rwanda, ndi umunyarwanda nigiye mu Rwanda, wenda nahera kuri high school nigiye mu kigo cyo bita Cornerstone Leadership Academy, kimentoring abantu kugira ngo babe abayobozi, ariko still nabwo bagafollowinga vision zabo nangwa se dreams zabo mu byo bazaba, ushaka kuba umuganga, ushaka kuba engineer, ushaka kuba umunyapolitike byose babaga babifite byose. Nkaba narahakoze icyo bita PCB, Physics, Chemistry and Biology. Mvuye aho ngaho nca mu cyo cyitwa Bridge to Rwanda, mfataga abantu 20 ba mbere mu gihugu. Sinaje kuko cyatraining abana kugira ngo bajye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko nago naje cyaje kunyura interest zanjye kuko hati yanjye yari iri muri Asian Pacific ariho China ihagaze,
wenda natekerezaga nka Singapore, natekerezaga za Australia, numvaga abantu bose birukiraga hariya mu Burayi, numvaga shaka ikintu kiri unique. Wowe uravuga uti njyewe ngomba kujya ahantu aho power ya shiftingaga ijya, barabizi China na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ababizi barabizi. So ndavuga reka njye gufollowinga icyo bitaga, icyo gihe nasomaga ibinyamakuru economist yavuga ngo Chinese dream, nangwa se mu gishinwa icyo bita Jongomang. So ndazangira imigisha ndahagera, ntabwo byari byoroshye, niba icyo gihe mba numva umuntu yarapfuye agashira, ariko ko nabishakaga naraje hambere heza cyane, hambere heza cyane. Ndumva education yanjye niko ihagaze, sinzi niba najya muri details y'ibyo nakoze hanyuma. Iyo nayo irahagije. Ndumva ibintu bya leadership rero ari ibintu wahereye kera, wavuze ko wize Cornerstone ari abantu bezinga mu bintu bya leadership, nubwo wigaga yo PCB ariko leadership still wifitemo. Uriga aho ngaho wiga Cornerstone, hari ikintu waba warigeze uyoboraho, waba warigeze ukora nko mu bintu by'ubuyobozi? Byari ibintu byinshi cyane. Ndibuka nayoboyeho twagiraga ibintu byo bita ngo ni care group, bafataga abana 8 bakabaha umuntu ufite skills zishobora kuba zarera, bakwitaga papa, abana bakwitaga papa, nari papa w'abana 8 b'abahungu. Ni byinshi bimwe biragenda binyuma, ariko nari mfite ibintu byinshi cyane nari nyoboye, yarigeraga mvuga ariko se narasaze. Ndumva ibintu byo kuyobora ari ibintu wahereye kera, ibintu byo kugira inshingano ari ibintu wahereye kera. Umaze ubundi mu Bushinwa hamaze igihe kingana gute? Maze imyaka 4 mu 2019, nzamaze 19 mu kwa 8, nzamaze imyaka 5.